hari benshi afata umuhoro yitwikiriye mu maso ati la ilaha illa Allah, agahita acinja umuntu. La ilaha illa Allah wenda hari igihe cyazagera bagahita bavuga ati ngo muzongera kuvuga la ilaha illa Allah namwe tuzabafunga. Ese tuzaceceke? Tuzabivuganire tugaragaze yuko ikibazo atari la ilaha illa Allah, ikibazo nuriya wari ufite umuhoro, ntabwo ari la ilaha illa Allah. Rero niqab ntabwo ari cyo kibazo, niqab ntabwo ari igenda igasetinga igisasu, ahubwo uyambaye ni usetinga igisasu. Aha biri kumvikana rero tubitware mu nzira ya nyayo. Niba ari ukubivuganira tubivuganire, niba ari uguceceka abaceceka wenda bafite impamvu bacecetse. Tayib, umuvandimwe abajije ku cyo Islamu ivuga kuri niqabu. Niqabu ndakeka tuzi yariyo, hari utayizi? Hari ka gatambaro abayisilamukazi bajya bambara kagaragaza amaso gusa, turakabona, iriya niyo bita niqabu. Uwisilamu nk'uwisilamu, ubwo ndagusobanura icyo uwisilamu bivugaho. Awalan, mbere na mbere avandimwe Islamu, uko umukobwa arushaho kwambara akikwiza akanahisha umubiri we, niko arushaho kugira icyubahiro, ni nako arushaho kuba mwiza imbere y'Uwisilamu, ni nako arushaho kuba yagira icyubahiro mu Buislamu. Uko arushaho kwambara yikwiza ni nako arushaho kuba mwiza mu Buislamu. Uko arushaho kugenda yegera icyitwa kwihisha no kwegera kwikwiza, niko arushaho kuba mwiza no kugira icyubahiro mu Buislamu. Hari utakifuza kubona mushiki we yaba yubahitse mu Buislamu? Ntawe utabyifuza. Hari utakifuza kubona umukobwa we yaba yubahitse mu Buislamu? Ntawe utabyifuza. Nta n'utakifuza kubona umubyeyi we yaba yubahitse mu Buislamu. No mu bintu bya mbere bitanga icyubahiro ku bayisilamukazi harimo kwambara bakikwiza, harimo kwambara bakanihisha, bagahisha imitako Allah subhanahu wa ta'ala yabatakishije. Uko arushaho kwegera icyitwa kwihisha, niko arushaho kugira agaciro mu Buislamu no kugira icyubahiro mu Buislamu. La shaka iki ngiki abamenyi mu Buislamu bagaragaje yuko niqabu ni umwe mu myambaro myiza, umwambaro umuyisilamukazi yakambara akaba yihishe, akaba anihishiriye, akaba anagize icyubahiro. Biri kumvikana abavandimwe Islamu, kubera yuko hatagira n'unavuga yuko niqabu ku gihe cy'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yari iriho. Ahangaha turabikomora muri hadithi intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabwiye abari bari mu mutambagiro mutagatifu, arababwira ngo niba bari gukora umutambagiro mutagatifu nibakoreshe niqabu, nibashyireho niqabu. Hadithi irahari, biri kumvikana abavandimwe Islamu. Bityo no ku gihe cy'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yari iriho, hamwe nuko yari iriho itandukanye n'iki gihe. Abamenyi batugaragariza yuko yari iriho yo yagaragazaga amaso gusa, bishobora kuba wenda ari imyenge nk'ibiri yari iriho gusa hakagaragara amaso, ariko kuri kino gihe bigenda bihinduka byaguka, ugasanga iri kugenda igaragaza bimwe mu bice by'uburanga bw'umukobwa cyangwa se uburanga bw'umugore. Bityo rero ahangaha biragaragaza yuko niqabu ni kimwe mu birango bigize imyambaro myiza igaragara mu Buislamu. Hamwe nuko hari abantu bagiye bihisha muri niqabu bakayikoramo amabi, bakayikoramo ibyaha, biri kumvikana, ugasanga bigiye biteje ikibazo gikomeye cyane ku rwego rw'uko wenda na leta yacu y'igihugu ishobora kuba yavuga iti ngo nta niqabu ku bayisilamukazi ntibazongere gukora iki, kuzambara. Biri kumvikana, si uko leta yabonye yuko niqabu ari ikibazo, ahubwo nuko baje gusanga yuko abantu bihisha muri niqabu bamwe na bamwe, si bose, kereka wenda niba barabonye yuko abantu bose bambara niqabu ari abantu babi, ahangaha nabo baribeshye ubwo ngubwo muri ubwo buryo. Nje naguha urugero, reka dufate urugero. Ikipe y'umupira ikunzwe cyane hano mu Rwanda ni iyihe? Murashaka kwigira nkaho mutazi umupira? APR inyi? Reka dufate iyahangaha hano hafi Kiyovu. Erega mwari mwigize nkaho nta bintu by'imipira muzi. Turaziranye Bayisilamu, turaziranye. Reka dufate nka Kiyovu. Ese umuntu aramutse yambaye jezi ya Kiyovu akajya hariya mu muhanda akica umuntu, ubwo bishatse kuvuga ngo bambara bose amajezi ya Kiyovu n'abicaye? Ko mudasubiza abandi mu Islam? Ntabwo ari cyo bisobanura. Nta nubwo bisobanuye yuko uwo nzabona yambaye jezi ya Kiyovu nzahita mwita umwicanyi. Siko bimeze abandi mu Islam. Ariko
kubera yuko ubuislamu n'ubundi ishusho yabwo yaranduye ahantu henshi. Niyo mpamvu hari n'ibirango by'ubuislamu ababyihishe inyuma, iyo hari icyo babikozemo birangira abantu bagaragaye muri iyo shusho bahise bitwa abanyabibazo. Biri kumvikana? Ariko ibi ngibi ndagira ngo mbabwire ko atari ukubivuga kugira ngo tugumura abantu ku byemezo leta mvuze cyitwa nko kuvuganira, nkuko ushobora guhagarara ukavuganira adhan ya salatul fajr, siko bimeze. Nanjye rero kuba navuganira niqabu ni uburenganzira bwanjye, hanyuma bikumvikana bakagira icyo babikoraho, cyangwa se ntibyumvikane ntihagire n'icyo bakora iki babikoraho. Ariko niqabu nka niqabu mu Islam nguhaye ishusho yayo. Biri kumvikana vanwe Islam ni umwambaro mwiza mu Islam, ariko rero uyu mwambaro hari abawanduje rero nibo bateje ikibazo cyo gutuma iyi niqabu itera ikibazo. Ariko abamenyi iyo bagaragaje yuko byabujijwe muri buriya buryo, ubwo ngubwo turongera tukanagaruka tukareba ese utambaye niqabu mu Islam ahita yitwa ko atari mu Islam? Naam, akomeza kuba mu Islam niyo atayambara, kugeza nubwo hena bamwe bamenyi bagaragaje yuko atari na byiza kuyihatira umuntu uyimuhatire kugeza no gushaka kumugirira nabi ngo ayambare. Naam, kuba washishikariza abantu kuyambara ni nkuko uba uri kubashishikariza gukomeza kwambara neza bihesha agaciro. Bavandimwe Islam, wallahi mbabwije kuri yuko mu bintu bya mbere biteje ikibazo ahangaha kuri isi Allah subhanahu wa ta'ala harimo n'imyambaro mibi idasobanutse y'abayisilamukazi, abambara impenure, abambara inda ziri hanze, imigongo iri hanze. Abangaba ikigaragaza nuko bagiye bateza ibibazo byinshi, ndabeshya bavandimwe Islam. Ariko iyo barushijeho kugenda bikwiza banarushaho guhisha imibiri yabo, ibi ngibi hari byinshi bigenda bigabanya, ndetse no kubyo bakoresha bagahisha imitako bimwe na bimwe bitateza ikibazo, harimo n'iriya niqab. Hakabaye n'ikindi cyitwa khimar. Iki ngiki cyo noneho sasa ni hejuru ya niqab. Niqab igaragaza amaso, khimar yo ntabwo igaragaza amaso, ni ukwitwikira ahubwo burundu n'amaso ntanagaragare. Ari nabyo byagaragaye muri Qur'an muri suratu An-Nur niba ntibeshye, aho Allah tubwira ati walyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Ziriya khimar babaga bambaye zajyaga zigarukira hano ku mutwe hagati, ngo bajye bazimanura hanyuma zigarukire ahangaha nko ku gatuza kabo. Nuvuga ngo ubwo uburanga bwose akoze iki? Arabuhishe. Rero ndongera nsubiremo kuba turi kubivuga gutya ntabwo ari ukugira ngo tubwire abayisilamu ngo mwigomeke, ntabwo turi kubwira abayisilamu ngo ntimwumvire itegeko riba ryashyizweho na gavumenti y'igihugu cyacu, ahubwo ni mu rwego rwo kuvuganira icyitwa ko cyandujwe ishusho yacyo, kandi ntacyo gitwaye mu Islam ntacyo gitwaye, ahubwo hari ukuntu cyandujwe. Ndakeka byumvikanye vanwe Islam. Uwo ari wese rero wabona ubushobozi bwo kwivuganira mu buryo bwe ni byiza, ahubwo ikibi ni ukwicara ubona yuko koko ikomeje yanduzwa nawe ukayanduza. Hanagira n'umuntu ayivuganira ukamutunga urutoki, buriya ni ikihebe. Hoya, ntabwo ndi ikihebe njyewe, nta nubwo nigometse, ahubwo ndimo ndavuganira ibirango by'Ubuislamu. Hari benshi afata umuhoro yitwikiriye mu maso ati la ilaha illallah, agahita acinja umuntu. La ilaha illallah wenda hari igihe cyazagera bagahita bavuga ati ngo muzongera kuvuga la ilaha illallah namwe tuzabafunga. Ese tuzaceceke? Tuzabivuganire tugaragaze yuko ikibazo atari la ilaha illallah, ikibazo nuriya wari ufite umuhoro, ntabwo ari la ilaha illallah. Rero niqab ntabwo ari cyo kibazo, niqab ntabwo ari igenda igasetinga igisasu, ahubwo uyambaye ni usetinga igisasu. Aha biri kumvikana rero tubitware mu nzira ya nyayo. Niba ari ukubivuganira tubivuganire, niba ari uguceceka abaceceka wenda bafite impamvu bacecetse. Allahu a'lam. Twebwe twashakaga impamvu itsinda Islam. Noneho turibaza se ni gute isi yose, Christianity yose ku isi yemera ko Isahaka ari we wagiye gutamba, kandi muri Bibiliya handitsemo umwana w'ikinege, no mu Cyongereza handitsemo only son, only. Noneho turavuga ati tukatumenya impamvu icyo kinyoma cyafashe, niba ari ikinyoma koko. Dusanga impamvu nuko umwigisha umupasiteri wigisha avuga ko ntabwo muri Christianity bajya bemera Ismaili nk'umwana wa Ibrahim ukwiriye, mbese ufite uburenganzira bwose, ahubwo bo bavuga ko umwana w'isezerano ni Isaac gusa.
bya Ishmael ntabwo bashaka kubimenya. Sasa tujya gusoma muri Bible, Ismail bamuvugaho iki? Dusanga marayika w'Imana yamanukiye mama wamutwite, aravuga utwite umuhungu uzamwite Ismail. Turibaza se Ishmael ya turibaza se niba ari umwana atari w'isezerano, umwana wavutse ku mugore utemewe, Imana kubera iki yohereje marayika ngo amuvugeho? Ese kubera iki yatanze izina rye? Umuntu Imana ijya kuvuga ngo uzamwite gutya n'umuntu byaje byose ukwiriye. Ntabwo Imana niba Imana yavuze izina rya Yesu na Ismail ikaba yaravuze izina rye, byaje byose nawe n'umuntu ukwiriye. Then nyuma ukabona Imana ibwira Abraham kuri Ismail naho ndakumvishe nzamugira ubwoko bukomeye, byose biri Imana imuvugaho. Ako kantu nyine karadutsinda. Kamaze kudutsinda rero bikomeza gutyo tubona byinshi ntabwo byose ziko nabivuga ngo birangiza, ariko twakomeje kubona byinshi, ariko twebwe tugana no kudefanda Christianity yacu kuko ntabwo twashakaga kuba abasilamu. Noneho nyuma tumaze kubona byinshi, hari ibintu bibiri byatugoye kubyemera. Ubwo twari twamaze kubona Islam ifite ukuri, ni ibintu bigaragara, ariko hari ibintu bibiri byatugoye. Icyambere, ngewe mu buzima bwanjye nibwo nari numvishe abantu bavuga ngo Yesu ntiyapfuye. Ubwo bwa mbere nari mbyumvishe, nubwo nari nzi urumva, ntekereza ko n'abakristo benshi ntabwo ari bose, ariko abenshi bazi ko Islam ntibemera Yesu. Abayisilamu ntabwo bemera Yesu, ariko ntabwo bazi ko Islam itemera ko Yesu atigeze apfa. Urumva icyo kintu cyaratugoye. Urumva kuba waravutse ubuzima bwawe bwose ikintu kigora mu matwi, umuntu wagupfira ibyaha ukamugirira n'impuhwe, cyane twajyaga tunarahira turi abana ngo ndagasubiza Yesu ku musaraba. Urumva ni ikintu kiba cyaragucengeyemo, kugira ngo icyo kintu umuntu akigukuremo biragoye. Ikindi cya kabiri cyatugoye ni ukwemera ko Prophet Muhammad peace be upon him ari intumwa y'Imana. Rero kubwanjye personally natekerezaga ko nk'uko umupasiteri ashinga itorero akigisha, natekereza ko nawe yaje akazana nk'idini rye akavuga ati Imana yambwiye gutya na gutya, nka bino byose twebwe tubona nyine bisanzwe, noneho akagira abantu bamukurikira. Nuko natekerezaga, ariko alhamdulillah nyuma ibyo byose twaje kubona ibihamya byabyo, tuba abayisilamu. Noneho mujya gufata icyemezo cyo kuba abayisilamu byagenze gutwe, noneho mufata icyemezo muvuga ati twembi tugiye kuganira, mwese mugahuza umugambi mukavuga ati ubu twiyemeje kuba abayisilamu. Mwege ubwanyu mwe mwabiganiriye mute? Byagenze byarangiye, urumva aho hantu ho nari nkubwiye ibyo bintu bibiri twananiwe kwizera, twagiye kujya gushaka impamvu abayisilamu bavuga ko Yesu atapfuye. Ni gute bishoboka? Tubona umuntu debate twakundaga kureba z'abakristo n'abasilamu barimo kubivugaho. Umusilamu asoma umurongo muri Quran uvuga ko Imana iri kuvuga ukuntu Yesu atapfuye ahubwo yazamuwe, kwa byose Imana bivuga batamubambye. N'ababivuga ntabyo bazi uretse gukurikira ibyo bakeka. Amaze kuvuga uretse gukurikira ibyo bakeka, ahita avuga ati none ngiye kubereka ukuntu muri Bibiliya koko bakurikiye ibyo bakeka. Atangira gusoma imirongo, ntabwo nayibuka yo muri Bibiliya ivuguruzanya, ivuga Kristo, ivuga ukuntu Yesu yapfuye cyangwa yagiye kubanga. Ugasanga niba ntabwo ari byo, ariko ibyo ngiye kuvuga n'urugero, niba muri Mariko bavuga bati saa sita yari mu rukiko, muri Yohana wenda aho baravuga bati saa sita yarageze ku musaraba. Ahandi niba bavuga ati harya Simoni Petero niwe wamwitwaje umusaraba, ahandi bakavuga ngo yaguye gatatu awutwaye. Ugasanga ni ibintu bivuguruzanya. Ahandi icyapa bashize ku musaraba we kivuga ngo uyu ni Yesu w'i Nazareti sinzi, ahandi havuga ngo ni Yesu yise umwana w'Imana I guess. Usanga koko ni ibintu bivuguruzanya. Kugira ngo rero icyo tugikonfirime, nyine byabaye nkaho 50% badukonfirmye ko atapfuye, ariko
kugira ngo noneho tubyemere 100% koko kari byo. Nuko twemeye ko Prophet Muhammad peace be upon him ari intumwa y'Imana, kugira ngo noneho twemere ko igitabo yahawe kuko yagihawe n'Imana ari ukuri. Noneho niba igitabo yahawe ari ukuri, twamaze kuba confirmed mu mutima wacu ko ari ukuri, then ibintu Imana yavuze muri icyo gitabo ntago yabeshye. Niba aravuze ko Yesu atapfuye, ntago yapfuye. Sasa rero kuvuga ngo twemeye gute ko Prophet ari intumwa y'Imana, byari navuze ni Imana nyine iba yarapanze ngo ibintu bizaba. Niko nari ndimo nizamukira kuri social media zanjye, mbona aka video kuri TikTok. Hari abantu bakora dawa hari i Burayi cyangwa muri Amerika bari mu hanze ku muhanda, sinzi n'ibyo babona. Yego ndababona. Haza umuhungu utari umukristo, utari utemera Imana mbese kinabaho. Araza abwira uwo muntu ati ngira impamvu nakwemera ko Imana ibaho, nambwira impamvu nakwemera ko Muhammad peace be upon him ari intumwa yayo. Anje uwo mugabo kinamaje ngo wize iki, arayimubwira yize ibintu bijyanye na science nyine na geography n'ibiki. Njyewe bamubaza ngo cyangwa n'izi mpamvu bimubajije, naho nyuma naje kumenya ko muri Quran domaine yose waburimo hari igitangaza kiba kirimo kintu. Amaze kumbwira aramubwira ati noneho umuntu mu myaka 1000 nishize wavuze ngo umuntu utazi Imana, utemera Imana ari mu mwijima nk'uri ngo munsi y'amazi. Sinzi ukuntu yabisobanuriye nyine abantu bize siyansi ubwo nibo babizi. Munsi ngo y'amazi hari amazi ari mu nyanja hasi, imirasire y'izuba idashobora kugeraho, umwijima uhari. Ati uwo muntu umwijima arimo ni nk'uko nguko umeze. Angela aramubwira ati niba warize siyansi urabizi ko aho munsi y'inyanja ko ariko bimeze, imirasire y'izuba hari ahantu igarukira n'ikimene. Ati yego. None umuntu wabivuze mu myaka 1000 ishize, nta submarine zabaga icyo gihe ngo bagiyeyo kureba uko bimeze, nta rindi koranabuhanga ryabagaho. Yewe uwo muntu nta nubwo yari yarize, ntiyarazi gusoma no kwandika, yabibwiwe n'iki? Umuntu ahita aba speechless, abura icyo avuga. Avuga ati adimina Imana, ndetse byose buriya ni Imana. Urumva? Exactly, ahita avuga ngo ibyo byose ni Imana, kandi yaje atemera ko ni Imana ibaho. Ndavuga se kuko ubwo sibyo nibaho, ndavuga njye buriya rero sinize siyansi, sinsobanukirwe nuko ariko bimeze. Sasa naho ndavuga nti okay, ubwo ahita avuga ati rero hari 80% ya Quran siyansi imaze kubona ko kugenda ivumbura ibintu biri muri Quran 80%. Ndavuga okay, noneho reka nkore research kubitangaza ibintu siyansi yagiye ivumbura biri muri Quran. Naho ngaho noneho sanga ibintu byose birimo, ndavuga nanjye ibyo nzi, nanjye ndavuga ni abantu bamenye ko ari ibirere 7 Quran yarabivuze kera, akayungiriza k'izuba Quran yarakavuze kera. Isi itagira inkingi Quran yarabivuze kera. Ni byinshi fingerprints ziri muri Quran. Ukuntu umwana kurira mu nda nta muntu wari ubizi icyo gihe, Prophet yabibwiye n'iki katari yarize gusoma no kwandika. Nawe ubwo mwigaho mvaho ubwo ngenda vuga pesa yanjye, ariko nawe nuko turavuga ati cyangwa bikunda uyu muntu ni intumwa y'Imana pe 100%. Kijyamo mutarawa Islam. Tarawa Islam. Muri gukora research gusoma abanza mushakisha. Ariko gataho naguce mu ijambo already twatangiye kwambara hijab. Ya. Mutarawa Islam. Ya twatangiye kwambara hijab, ubwo nyine twabaga convinced n'ikintu tubonye mitima yacu kemeranya twase icyo tuzatugikora, ariko tutarawa Islam. Turi aba Christ. So watsoka go hanze wabaye mu Islam kandi ntabwo wamubaye. Dutangira mbese gukora ibintu
ariko dushaka kubikora nk'abakirisiya nk'abakirisiya uko mwasohokaga mukajya hanze mwabaga mwambaye hijab no kujya kuri butike nabaga nahitaga avuga uko nibagiwe hijab ngahita nza kwifata kandi tutaraba abayisilamu mugahura n'abashuti banyu bakaba batse ko mwamaze kuba abayisilamu mutihoya nk'urugero njyewe hari igihe pasiteri wanjye ahantu nasengeraga yaje ahantu nkorera asanga nambaye hijab arambaza ngo wabaye umusilamu se avuga oya ni style kandi koko ntabwo namubeshyaga ndavuga ni ubwo ntabwo nazagira ngo naramubeshye icyo gihe kandi koko icyo gihe ntabwo ntabwo natekerezaga kubaho uvuga ni style gusa ngo urumva hijab nyine yo twabonye twaje gusanga ngo nanone muri bibiliya havuga ngo umutwe w'umugabo ni uwa Kristo then umutwe w'umugore n'uw'umugabo nyine ibintu bisobanuye ko umutwe wawe utakabaye uwereka abandi bantu tuvuga okay noneho twebwe tugiye kujya dukurikiza ibyo Bibiliya ivuga ntabwo ari ngombwa tuba abasilamu ikigaragara cyo Imana n'ubundi yabo niyo yacu rero twebwe turakurikiza ibyo muri Bibiliya byanditse batajya batubwira gukurikiza ariko twebwe tubikurikiza noneho tuje hahandi gufata icyemezo cyo kuba abayisilamu noneho gufata icyemezo rero gufata icyemezo twaravuze tuti ubundi ko duhora tureba debates zo hanze tureba ubuhamya bw'abantu bo hanze batari abanyarwanda wenda baratubeshya bano bazungu reka turebe niba koko Islam ufite kuno kuri ibyo byose no mu Rwanda hari abantu bagiye bakumenya tutangira sasa kureba video z'abanyarwanda ubwo tageze no kuri channel yanyu ndi kiganiro cya mbere twabonye cyari hari sege oya umupadiri wigeze gukorana na Rwamagana sinzi niba ari Rwamagana umupadiri wabaye umusilamu yego ari Rwamagana nicyo kiganiro cya mbere twabonye turavuga umupadiri noneho wabaye umusilamu arabisobanura noneho afite kubera ko yari yarize n'idini kuturusha afite ukuntu yabisobanuraga neza avuga ibya Noheli ukuntu byaje bitafite aho bikomoka atangira kuvuga ku bintu hari ibintu muri Christianity dukora bitagira inkomoko natwe tutangira ko kubyibaza ese ubundi kuki tugikora urumva tutangiye kubona impamvu abayisilamu ikintu cyose bakora ni ikintu cyanditse nta kintu bitekerereza ubwabo ngo bagikore sasa twebwe iwacu hari ibintu bakora bitanafite aho byanditse uwo turamureba ararangira noneho dutangira kubona sege sasa sege zira debate ze sege wagira ngo ni computer Bibiliya ibibazo byose bamubazaga yasubizanyaga umurongo kandi ugasanga kuko ni igisubizo natwe twabyibaza ukagira ngo yadusomye mu mutwe turavuga ati rero Islam ni ukuri twabaye convinced ni ukuri sasa ntabwo tuzaba abayisilamu ariko tugiye kujya dukora ibyo Islam isaba kuko icyo mwarwanaga nacyo umutima wanyu ni uko abayisilamu ukavuga uti njye sindi umuyisilamu ariko ibyo bavuga tubikora kuko abakristo noneho dutangira kuvuga ati reka twebwe dukurikize ibintu kuko nta kuntu twabwira ababyeyi bacu ngo twabaye abasilamu batwica ese inshuti zacu twazibwira gute ngo twabaye abasilamu ibyo byose tukabyibaza nyine ahantu hose nyine dutangira kugira impungenge ukuri twakubonye ariko dufite impungenge z'abantu bazabibona gute famiye izabibona gute mbega mukumva ko abasilamu kigiye kuba igisebo kuri mwebwe yego nta kuntu twabona tubibabwira nta nubwo twabibasobanurira ngo babyumve n'ubusekuru bwacu nta musilamu wigeze ubamo ni gute twebwe twavuga ngo tugiye kuba abasilamu urumva noneho tubaye aho ngaho turi kubyibazaho imbarutso rero yabaye iyihe imbarutso iya mbere yabaye kwambara hijabu wasohoka abakristo ntibakubone nk'umukristo abasilamu ntibakubone nk'umusilamu kuko ntabwo bakuzi kereka wenda batakuzi bakaza urabona abasilamu icyo gihe ntabwo nari nzi impamvu ariko nanjye iyo mbonye umusilamu niyo namubona hakurya y'umuhanda mpamvu najya kumusuhuza agahita agusuhuza umutima ugatangira kundya nagira ikinambaza k'idini nari umuyisilamu ugatangira niyicara ahangaha akabona amasaha yo gusari arageze singiye gusari aravuga ngo iki arabyibazaho umukristo yaza ese wabaye umusilamu akavuga se nabaye we cyangwa se nabaye ukaberwa icyo umusubiza nyine mbese twasanze turi hagati na hagati twabuze abakristo twabuze n'abasilamu ariko still tukagira impungenge z'ukuntu abantu bazabifata uko ababyeyi bazabifata icyabaye rero imbarutso yo
icyadutinyuye ni Sege. ntabwo Sege yarabashegeshe kabisa Sege imitima mu yarayimenye kiganiro cye atari muri debate noneho atari kuganira n'undi muntu wese ari kuvuga nk'uko natwe turi noneho mwaje guhura oya ikiganiro kuri channel yanyu kuri Rwanda arimo kuvuga ukuntu yabaye Umusilamu ari gutanga ubuhamya nk'uko natwe turi kubutanga. Twari twaramaze kureba ibiganiro bye byinshi, inyigisho ze nyinshi, debate, ibintu byose turi twarabibonye. None avuga ukuntu yabaye Umusilamu agatakaza urusengero yayoboraga, agatakaza umugore akavuga ntabwo nakangana kubana nawe ugiye gusenga amashitani, agahura na struggle nyine zimeze kuriya. Noneho turibaza se twebwe nta rusengero dufite ngo turarubura, ku kazi ntibazatwirukana ngo nuko twabaye Abasilamu. Ababyeyi bacu niyo bitabashimisha ntabwo bari ku rwego rwo kutwirukana cyangwa kuduca. Niba umuntu yaremeye gutanga ibyo byose gutya agatanya azera, yari afite naho yageze. Twebwe nubwo twubatse ngo wenda abagabo bacu bazaduta, kubera iki twebwe tutabikora? Kubera iki twumva twatinya amaso y'abantu kandi twaramenye ukuri, Imana yaratweretse ukuri. Noneho nibwo nyuma niwo murongo wa mbere wo muri Quran twamenye uvuga ngo ntabwo ari amaso yonyine, ntabwo ari amaso ahumye, ahubwo ni imitima. Nabwo kandi byari umuntu wari uri gutanga ubuhamya avuga ukuntu yabaye Umusilamu, nabwo kuraniragwa abona page aribwo yahabonetseho iyo verse muri Quran ivuga ngo it's not the eyes that are blind, it's the hearts. Ntabwo ari amaso ni umutima. Natwe twirebye koko tubona amaso yacu yabonye ukuri kose twarakubonye, twarasomye ariko twanze kwemera. Noneho nibwo twatangiye kureba noneho amavideo y'abantu batanga ubuhamya bagiye barivatinga kuri Islam w'Abasilamu. Abo birukanye mu rugo, abo bagize gute, abo birukanye ku kazi, byo abaraye ku muhanda. Twavuga twebwe nta na kimwe tuzaba muri ibi ngibi, kubera iki tutakurikira ukuri. Dufata umwanzuro bahamagara, hari umushuti wacu Umusilamu, umuhungu wa Haji, turamubwira turashaka tubwirire Haji kuko Sege muri video yari yavuze ko Haji Kabarisa ari we yatumye mu Islam. Nawe bavuga natwe dukunda Sege, niwe watwigishije gutya, turashaka faduhana umunsi. Bavuga tugomba kujya kuba Abasilamu, ariko shahada twaraga twitora buri munsi, twaraga twivuga. Nawe ngo assistant hari njye nabivugiraga muri toilette muri dushe nagiye koga, Imana imbare ntabwo nari mbizi ko bidakwiriye, ndetse twaraga kuryama. Ntabwo mwege mwarayivugiraga karwana no gusenga. Cyatumye ngende nyivuga cyane. Nabonye ahantu Prophet yavuze ngo ibintu bidakwiriye gutinzwa no kuba Umusilamu, cyangwa se niba ushaka kuba Umusilamu wibitinza. Hari icyo gihe nicyo kubera ko ushobora gupfa umwanya wose ugafata uri Umusilamu ugasanga reka njye nyivuga buri munsi utaraba Umusilamu. nahoraga nyivuga buri munsi. Wari waramaze kuyimenya ubwayo, narayifashe no mu mutwe. Akandi kantu twagiye gukora shahada, twebwe twaramaze no kudownloadinga ama ya Muslim yigisha gusari, yigisha Quran. Mwabaye Abasilamu no gusari mubizi? Ntabwo tuzi neza. Namenye neza ko ntabizi neza umunsi wa mbere nsari ku nshuro yanjye ya mbere. Nareberaga kuri application telefone hari, ariko nazamuka byagiye biza alhamdulillah, ubundi turabizi. So Sege niwe batoje shahada? Oya, ntabwo ari twageze dusanga ntiyabonetse ngo yagiye. Mwagiye kubira musanga naho hari? Twagiye kwa Haji hariya usanga batubwira ko atabonetse, yagiye mu ntara. Haji aba ari udutoza shahada. Kabarisa nawe bitureje shahada. So noneho mumaze kuba Abayisilamu, mu rugo babyakiriye bate rero? Aho niho haba hakomeye cyane akenshi. Navuze cyane reka sinita nawe vuge. Ubwo wenda tutaragira no mu rugo twasoje gutora shahada, turishima pe, twatashye ubwo baduhaye n'amagifts, amapeyamati, imyenda nyine yo kwambara tugiye gusari, ko wenda ntabwo twari dufite imyenda ikwiriye. Turishima, twumva ari nk'inzozi, turataha turicara tubiganiraho twumva ari nk'inzozi. Sasa wari wabona call ya mama wawe ukibaza ko ajya kubaza ko kandi nawe nabimubwiye.
batangira kubaza sister wabibwiye nde ngo numve ko yabimenye nawe kamamagaye none yabibwiye nde waba muri kuvuga nyine ukaba ufite ikibazo cy'uko ari bimenye turavuga ngo reka dutegure tuzamuhamagare mbere yuko n'undi muntu abimubwira twebwe tutarabimubwira aze tuganire twicare turi batatu tubimubwire twabaye abayisilamu twari tubizi pe ko bitazamushimisha nk'uko mu ijambo nibutse ko mbere yuko tujya gutora shahada twabiganiriyeho turavuga se tumuhamagare tubimubwire mbere hanyuma nyuma yaho gato turavuga tuti ariko nitumuhamagara twemubwira tutaratora shahada mama ashobora guhita avuga ati mukamugiye mukaba abasilamu ntimuzongere kwitwa abana banjye icyo rero cyari guhita kiba imbogamizi yo kutayitora shahada tukavuga reka tubanze tuyitore tuyimubwire adafite icyo ari buhindure n'ubundi byarangiye aturakarire ariko ntatubwira ati nimuramuka mubikoze kuko navuga nimuramuka mubikoze ntabyo tuzakora nuko ubwo nacyo nakatubwira uko byaje kugenda rero muhamagaye birangira bimenye yaraje mwarabonanye yaraje turabonana ariko atazi icyo mumuhamagariye byahuriranye nuko yari afite n'izindi gahunda yarajemo birangira nawe turajya gusari atubone ariko akumva nawe gatoya njye nagiye kumufata aje hari tunangiye kumutwaza aba mbonanye igitambaro ariko ubwo nyine nashobora kuba atarabitinzeho kubera ko ni umuntu uri mu rugo ushobora no gushyira igitambaro mu mutwe na kubera utasokoje yinjiye abona ngo avuye ku kazi n'igitambaro ariko se hano ngo mwabaye abasilamu umutima ugahita utera nuko amaze kubimenya ntabwo byamushimishije pe ntabwo byamushimishije nk'umuntu w'umukirishiyani nyine ikintu nibuka yatubwiye nuko yatubwiye ngo icyo mwaba cyose ngo ariko basi ngo nimuzabe ibyihebe papa niwe watubwiye gutyo ni papa niwe watubwiye ngo papa yaraga ati n'ubu bose muri abayisilamu nta kibazo rwose nimuzabe ibyihebe papa yigeze kuba umusilamu igihe gito bitari deep ntabwo ariko impamvu yari yatumye aho umusilamu ntabwo ari impamvu nyine ifatika ku buryo urabona twebwe impamvu n'ibyo twahuye nabyo nyuma ni uko twagiye ari twe twigeranye tuzi neza ibintu tugiyemo rero ntabwo bihuye n'umuntu wagiyemo wenda urugero kubera ko yabonye nk'umugabo cyangwa abonye umugore hariho abajyamo gutyo bikarangira bakomeye mu idini ariko hari n'ujyamo nyine ntabikomeremo cyane na papa rero niko byagenze yatubwiye ngo yitwaga Idirisa niko bose bamwita rero natubwiye ngo ibintu rero ngo ni virusi papa agira urwenya cyane ngo ni virusi ngo njyewe ngo maze no gukizwa ngo barokore ngo najyaga avuga ngo subhani wa ta'ala ngo bakenda kunyirukana mu rusengero ngo ni virusi ngo ntabwo wabipfa kubivamo 100%. ariko hatatubwira ati njyewe isilamu ndabizi basenga imana nk'iyo dusenga natwe isilamu ni idini ryiza papa rero abashyigikira gutyo ati ikintu gusa mugomba kwirinda ntimuzabe ibyihebe nta kindi yatubwira ati ahandi nta kibazo ariko mama we none se ubwo aho ni ku ruhande rw'ababyeyi no ku ruhande rw'inshuti zanyu zari zibamenyereye nk'abakristo mwajyanaga gusenga n'iki anko wanyu bo babyakiriye bate inshuti ndibuka inshuti zanjye n'ubu ngubu harimo abatarabyemera ariko batangiye kugenda babyemera babyakira inshuti urumva barazivuga ko mwamenyeranye bazi ko mukunda kujya mu kigare mukajya muri ibi mukabivamo nyine atavuga ati ati buriya nyuma y'ukwezi azaba yabivuyemo ntabwo aba yumva ko ufite impamvu ikomeye yatumye ibijyamo ariko ubu ngubu batangiye kugenda babyakira noneho mukurikije urugendo mwakoze mwumva ko kugira ngo mwebwe abayisilamu mwarafungutse kandi no murishakishiriza nta waje kubigisha babwira ngo mwebwe ubwanyu mwikorera research kugira ngo mwishakishirize ukuri kw'ibyo muri kubona cyane cyane kuri social media none ni izihe nama mwagira abantu bavuga bati twebwe aho turi turafashe ntabwo turekura aha ngaha nta kintu twebwe mutubwira abantu mwabagiriye inama cyane cyane nk'abakristo abana ngo ibyo namenye birahagije ni izihe nama mwabagira njyewe katuvuge ku ba Christian kubera ko aribo twahozemo abandi wenda simbizi ariko ubwo muri rusange icyo navuga
ntabwo wakicara just hariya kubera ko uri umukirishani cyangwa umukatolika cyangwa n'undi wese aho waba uri gusengera aho ari hose utangire kujajinga Islam ngo bariya hariho n'abavuga ngo basenga amajini sinzi nyine uko umuntu aba atekereza kugira ngo agere ku rwego rwo kuvuga ikintu adafitiye gihamya. Nicyo kintu none twakunze kuri Islam kubera ko ikintu cyose umuntu agiye kwigisha ari umuyisilamu ari utanga dawa ku muhanda ari imamu uri gutanga inyigisho muri masjid aba afite aho byanditse. Nawe instead of yo kwicara hariya ugatangira kujajinga ugatangira gucira abantu imanza kubera icyo utasoma, ntabwo wenda ngusabye ngusome Quran ariko cya kibazo wibajije ko icyo umuyisilamu bambara bakikwiza so mumenye impamvu babikora kubera iki wenda badahandishekinga abagabo so umenye impamvu babikora kubera iki bemera Prophet Muhammad peace be upon him. Ntabwo wakicara just hariya ngo uvuge ngo ngiye byo namenye birahagije kubera ko nk'ubu mama wacu ntabwo yarazi ko tuzaba Islam ariko twarabaye already muri famille turimo turaba Islam. Ntabwo rero nanone bavuga ngo ntabwo ushaka kubimenya watifu umwana wabaye mu Islam uzamujajinga kandi utazi ibyo yagiyemo utazi ko ari gusenga Imana imwe utazi ko yemera Prophet bose utazi ko ahubwo ubuzima bwiwe buhindutse mu kuba bwiza kurushaho ko nganjye bwabaye bwiza kurushaho nyuma yuko mbaye mu Islam. Niyo nama nabagira. Inama nabagira cyane cyane abakristo kuko aribo nakozemo nanjye nkaba nzi imyumvire nari mfite mbere. Hari umuntu ugira imyumvire njyewe alhamdulillah ikintu cyitwa ubwihebe bwa Islam icyo ni ikintu nize mbere yuko mba n'umuyisilamu. Mbere yuko nkora niyo research nari mbizi ko Islam n'ahantu ihuriye n'ibira bitero by'abiyahuzi n'iki byose biriya ni amapolitike ugiye kujyamo deep n'ibintu bya politike ntabwo wamenya ibyo ari byo. Islam ni idini y'amahoro ntabwo ari idini yo guturitsa ibisasu kwica inzirakarengane. Umuntu utekereza gutyo namusaba gusoma akamenya ubundi Islam ni iki bizera iki. Ikindi rero waruvuze ku muntu uvuga uti ndashikamye njyewe ibyanjye ni ibi ngibi nzi bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya aho bweze cyangwa ngo cyera hajyaga batubwira ngo umwana utajya kuzerera aravuga ngo mama we ni uteka neza. Ibyo byose njyewe nari umukristo nizera ko Imana ibaho ariko hakagira nk'akantu ntaba convinced avuga ibyo byose. Urugero natanga njyewe najyaga nibaza Yesu yaravuze ngo mureke abana bato bansange kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Then ubu ngubu bakatwigisha ko kugira ngo ubone ubugingo buhoraho nuko wemera ko Yesu ari umwami umucunguzi wawe yagucunguye. Nkibaza icyo cyose njye nahoraga nkibaza umwana bakavuga icyo cyaha ibyo ko gucungurwa ducungurwa ni icyaha kimwe baravuga ngo Yesu ngo ari umwami n'umukiza ngo sinzi ngo utamwizeye nyine ntabwo ubona ubugingo buhoraho ni uko ugomba kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Noneho kandi bakavuga ko icyatumye dupfira ni cya cyaha cya Adamu na Eva. Bivuze ko aba yaradupfiriye kubera ibyaha byose dukora twajya tubyikorera nta kibazo n'ubundi yaradupfiriye. Bivuze bakakubwira ko ari cyaha cy'inkomoko bakakubwira ko umwana wese avukana icyo cyaha cy'inkomoko. Noneho nkibaza icyo kibazo njyana gashyira muri logique nka kibazo nkiri umukristo nkibaza kuki Yesu yavuze ngo mureke abana bato bansange kuko ubwami bw'ijuru ni ubwabo. Pasiteri wowe katubwira ngo umwana wese avukana icyaha cy'inkomoko kandi icyo cyaha kugira ngo ukikuveho ni uko wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe wagucunguye. Kubera iki Yesu yabivuze ko umwana batarakura ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza? Nyine urumva ibintu tumvikana iyo confusion nawe arayihoranaga ariko nta narimwe nigeze avuga nti reka ndebe impamvu ese kubera icyo bavuga gutya ngo njye deep mbishaka. Rero inama nagira umuntu uwo ari we wese w'umukristo cyangwa undi uwo ari we wese ufite akantu gato niyo kaba ari gato atumva neza adasobanukirwa nareke kuvuga ngo ni amayobera amatagatifu. Ntabwo Imana yaturemye ngo idushyire mu rujijo kuri iyi si. Oya uba yaradushyize mu rujijo ntabwo yaba yaradushyiriyeho tesite y'ubuzima kugira ngo dukorere ijuru. Impamvu yavuze ngo dukorere ijuru ni uko yaduhaye ukuri kose ikagushyira hari imbere yacu. Wowe inshingano zawe
ni ukumenya ni uko uguhitamo muri bya ugahitamo, yaguhaye ugerageza gukora ibyo Imana igusaba. Rero iyo confusion jya gusoma uyikureho. Simubwiye ngo wenda ujye gusoma muri Quran kuko nanjye nawe musalamu ntarasoma Quran, taranayibona aho ntaranayifataho no mu ntoki, ariko nyuma yaho nimaze no kumusalamu nkatangira kuyisoma, noneho byaje byuzuza, ni nko kuza ni nka finissage y'inzu. Mbese ni umutuzo gusa Quran, ni ugutuza, ikintu cyose gitangira kujya mu mwanya wacyo, tangira kwibaza se umuntu apfuye bigenda bite, ibyo ngibyo ntabwo wongera kwibaza bigenda bite. Ese usanga nk'umuntu wenda uri mu mazi akavuga ati ubundi kuki Imana yandemye itangishije inama kubera iki?